nguhamagaye ndi live byaba bikubangamiye cyangwa nakuvugisha aya ntari wavugishaho gato. Okay. Ya mpano ndatekereza uyu munsi nubwo utari mu gihugu ariko wumvishe isomwa ry'urubanza ku bantu bagukoreye ubunyamaswa waba wabikurikiye? Ubu ngubu nibwo nari ndimo mbyumva kabisa. John nk'umuntu watakambye akavuga ati njyewe nubwo muri kumfata ariko njye ndi umwe mu bakagombye gutanga ubuhamya kuri ibi bintu. Uwo bitwa Pazo ubu turi kuvugana agiye Mageragere. Jihad uzaba kiriho Sipiriyani agiye Mageragere kuryozwa ibyo yagukoreye. Nyuma y'ibi ngibi ku butabera ukomeje guhabwa n'igihugu cyawe uri kwiyumva ute? Urumva ni ibintu birenze bishimisha umuntu ariko nanone ntabwo ari icyo itanekereza ni ariko ubu ngubu iyo abantu badakora ibi biba bigeze aha. Byo kwishimira ngo mugenzi wawe bamufunze nanone ariko nanugari byo kwishimira ngo mugenzi wawe ngo yishimiye ngo yuko ngo ubusabwa bwagiye kugasoza akagira n'uruhare bwo kubusakaza. Byose muri make ni ubusa, gufungwa n'ubwo busa byose ni ubusa. Iki Kinyarwanda kirakomeye yampa. Iki Kinyarwanda ukoresheje kirakomeye byose ni ubusa. Gufungwa ego. Nukuvuga ngo wari wabikurikiye nyuma ushimishijwe nuko ubonye ubutabera of course ku byaha byagukorewe cyangwa ku bugome bwagukorewe nubwo iki bigikomeje. John arimo watangiye ibirego yampa. Yego. John niba atari ibanga John kucyo bamutangiye ikirego. Ntabwo namutangiye ikirego buriya nta n'umuntu urimo hari ufunze wundi natangiye ikirego ngo nifuza ko bamufunga. Yego. Namutangiye ikirego kugira ngo abe umuhamya. Yego. So umuntu nagiye ntangiye ikirego w'umutwe w'ikirego ni Pazo. Niba atari ibanga abantu watangiye ibirego ni bande hariya? Umuntu natangiye ikirego ni Pazo. Wenyine nabashizemo kugira ngo bigire ubusobanuro. Okay, abo washyizemo kugira ngo bigire ubusobanuro ni bande? John. Yego. Jihad. Yego. Dumba. Ugeze kuri Dumba ndibaza Dumba ko atari mu Rwanda akaba atari i Kigali. Dumba kubera iki yatangiwe ikirego? Ari mu bantu bazi inkuru iyo video no kugira ngo ijye hanze none hanyuma uruhare rwabo rukaba rwari uruhe rero? Uruhare rwabo ni kari abantu abo bose navuzemo nuko mu kwa gatanu iyo video ikijya hanze. Yego. Bari mu bantu iyo video bavuze ko bayibonesheje amaso yabo. Mu kwa gatanu bavuze ko bayibonesheje amaso yabo. Yego. Ikindi Jihad nawe impamvu namugarutseho twigeze guhurira i Nyamirambo. Yego. Arambwira ati wowe Pazo nutamuhereza ngo amafaranga umurimo ngo ibintu bizakubaho uzabyirengere. Ibyo bintu Jihad yabikubwiye mu n'amagambo ye? Yego. Ndavuga ati ariko se ibyo bintu Pazo ubwe ntago yagira imbaraga zo kuba twahura kambwira ngo muri amafaranga wari urimo Pazo nagenda ate? We yavugaga yuko ngo urumva ntayo nzi ariko uko yabivugaga nuko yumvikanishaga bamwe yavanga muri 800 ahandi nkumva babwiye ngo 2,000,000. Mbese icyo kintu yakivuze ngo muri midene kugira ngo agira abafatanyabikorwa mu gusakaza ayo mashusho nyine abatiza uburakari. Ni nko kwaka ruswa cyangwa ni nko gukoresha ibikangisho kugira ngo amafaranga kugira ngo atayishyira hanze ariko kaburyo uburyo akayasaba wowe akayasaba mu buryo nyine bwo kuvuga ngo muri midene kuko ngewe Pazo tujya nibyo nahoze ngusobanura igihe twigeze gukora live. Yego. Yegubwira ati Pazo ngewe twahuye n'amezi 7 twakoranye ariko duhura twahuriye kwa Didimani. Yego. Icyo gihe nari mfite indirimbo bita Si Ibyanjye yari iri hit cyane.
so duhura rero ndi mu bihe bitameze neza. Icyo gihe phone yanjye nayo ifite bari barayibye. Yego. Ariko duhura afite 13 Pro Max. Sanga shootingira Didimani ibiganiro byo kuri YouTube. Yego. Ariko Pazo akajya ashaka Didimani akamubura. Nkavuga ni Pazo uri gushyiramo imbaraga muri Didimani ngo bakore. Yego. Ariko Didimani we nkabona nyine ntago abishyiramo kime. Yego. Ndangije mbwira Pazo ati rero Pazo ngo nkwereke ibintu twikorera. Wowe ugiye kujya ufata ama challenge. Yego. Y'indirimbo zanjye, kuko indirimbo zanjye abantu benshi barazizi ariko ntago bazi isura yanjye. Ariko ninzikorera ama challenge menshi abantu bazamenya. Yego. Tuzabikora ninjya mbona ikiraka. Iwe nyiri Nyamirambo nawe yarafite bari bakodesha kubona muri umunawe. Yego. Igihe kiza kugera rero ngendera kuza kwimuka ngo nje kuba Kanombe. Yaje kwimuka kugira ngo mujye kubi Kanombe. Njyewe. Yego. Tubona ntago amatike ya buri munsi yo kuzajya ngeraho azagorana. Ndabona ati wakiziye tukibanira. Ni wowe musabye kwaza mukabana. Yego. Yego. So rero mubwengaze tubane nibwo twatangiye kubana dutangira urumva ko twaratangiye no gukorana nyine. Igihe kiza kugera rero ariko bya 10% biraka twarabibonaga nkayamuha. Mwarabibonaga amafaranga ukayamuha. Yego. Nuvuga ngo ni wowe washatse ya Pazo ngo mukorane. Yego. Ni urebye umuhati na courage yarafite ni wamusabye gukorana nawe. Yego. Yego, komeza. Noneho ubwo igihe cyarageze ubwo nabonye na telefone kwanza naranava ni Nyamirambo. Narayibonye ariko kubera ko nabonaga ubushake afite turakomeza turikoranira. Ubona courage afite. Yego. Turakorana igihe kiza kugira rero ngewe nari mfite umuntu twakundanaga. Yego. Nza kugira igihe cyo kuvuga atari kubundi igihe cyarageze nakubeshe ngiye nigeze kugira igihe mfatwa na depression yo kuba namara ibyumweru 2 ntasohoka mu cyumba. Kubera iki depression yari ivuye kuki? Yari ivuye nyine ukuntu niyumvaga nyine. Yego. Ari ukuntu niyumvaga cyo gihe nari ntangiye kwamamara cyane. Wari utangiye kwamamara? Yego. Yego. Ubwo ni nyuma yo mu kwa mbere nyine. Ni nyuma yo mu kwa mbere. Yego. So abantu bose nkabona banyikije nkabona ntago bari kumpereza igihe wanyawe, bari gushaka kumbeshaho mu buzima butari ubwanjye nge. Yego. So igihe nza kuvuga ati rero umuntu byonyine njya mpura nawe igihe gito mwumva mpinduye kubaho ni umugore wanjye. Nza kwicaza mbwira Pazo ndamubwira ati rero Pazo ngiye gushaka umugore. Urambwira ngo ugiye gushaka umugore? Yego. Yego. Pazo arambwira ati wabitekerejeho? Ndamubwira ati ngiye gushaka umugore kabisa. Yego. Nta kintu kiraza kumpagarika. Aho ngaho uramaze kubiganira n'umugore wawe? Yego. Ubwo biba ngombwa yuko kubera ko Dumba yarazi umubano ufitanye na Pazo biba ngombwa ko mpamagara Dumba. Yego. Mpamagara Dumba ndamubwira ati Dumba ngiye ndashaka ko Pazo ajye kwibana mu nzu ye. Ndamuhereza 500. Yego. Bitari no muri contract. Kubera ko ntago nahita mubwira ngo sohoka mu nzu. Hari igihe namuhagaye yakoreshaga asiga nyine nanze kumusohora nta umuntu nyine nanze kuvuga ngo sohoka gutyo. Yego. Guys mutapinge screen. Yego. Ndamubwira ati rero ngewe ikintu ngomba gukora ngomba kuguhereza 500. So Pazo arambwira ati nta kibazo. Yego. Ahantu byaje kungorera no kugorana. 500 kwitubire kura direct biragoye.
byari bigoye ngenda guhereza 300,000 ego 200 nzayaguha mu bindi biraka tuzagenda tubona ariko ubufashe 300 ariko imikoranire yagombaga gukomeza gukorana bagomba gukomeza gukorana nawe yego ati 300,000 je ntago ndabitora nutamereza 500 direct byuzuye ntago ndasohoka muri nonzo ye yego okay iyo nzu yishurwaga nande ninjye wayishyuraga uretse gato komeza umva mubwire Pazo nta kintu ya supporting agasibye kuba twajyanye kuri tele y'ibitaramo no muri studio akenshi kuva ntago ari umuhanzi ntago twakundaga kuba turi kumwe yego ikintu cyane ya supporting agani kuri tele y'ibitaramo yego no kumfata ya challenge no kugufata ya challenge nawe nta kintu yari yemeye gukora muri urwo rugo habe no kugura korogate ninjye wabimenyaga byose mu rugo mwana bana gukora byose ibyo kurya umukozi ibiki byose ninjye byarebaga narangiza nkanamuha 10% ku mafaranga yinjiye ku bitaramo apana ku miziki we agakora iki icyo yarashinzwe mu muziki wawe cyari ikihe gukora gufatira challenge gusa no kujyana kuri tele y'ibitaramo ku buryo ahereza DJ playlist y'indirimbo ndaza guperforminga yego nicyo kintu yarashinzwe kugushakira ibiraka oya shaka ibiraka nago narumva ntago yarabirimo biraka ibiraka urumva byo birizana yego nawe bangugiye gushaka ibiraka iyo wakoze neza ubiraza so n'ibijyanye n'imiziki yindi ntabwo namwe yarahuriye n'umuziki nyine umuziki wo kuvuga ngo kwa codinga video indirimbo zasohoka ryari n'indi team nari mfite itandukanye nawe yego itaba nifuza yuko yanaza muri bino bintu ntabwo yanamwifuzaga oya timu ishinzwe ibyo bintu nta nubwo iba ari ngombwa ngo nyivuge muri social media so rero Pazo urumva ikintu ubwo nahamagaye Dumba musobanurira ibyo byose ndambwira ati ngiye gushaka umugore kandi Pazo bifuza yuko yajya gukodesha inzu ye tugatangira gukorana hanze kandi tugahindura imikoranire noneho tugakura ibintu mu magambo tukabishyira mu nyandiko nkamuhereza contract y'imyaka 3 Dumba we yarashinzwe iki Dumba nta kintu yarashinzwe yari inshuti zacu nyine yari inshuti na Pazo akaba inshuti nanjye ariko yari inshuti cyane na Pazo kurenza yego nabimubwiye gutyo kugira ngo atazumva ngo nyine sembe kubwira ngiki nabimubwiye nyine kubera ko ni inshuti na Pazo nanjye akaba inshuti twaraganiraga nabimubwiye kugira ngo iyo nkuru itazamugwaho yego ariko bimubwira n'ubundi Pazo yaramaze kumuganiriza yaramaze kumwinjira mu mutwe yaramaze kumuneranyaho nyine gute amuguteranyaho ate urumva twaganirije byo kuba mugiye gushaka umugore abibwira Dumba babyakira neza bo ntibabyakira neza ko ugiye gushaka umugore yego nese Pazo mwarateretanaga ntabwo twateretanaga nyine ndagenda gusobanurira ukabyumva yego ubwo Dumba nyibimubwira arambwira ati reka ku mugore wowe ntabwo ugomba kuzana umugore reka ati umugore ntabwo uraguzana ye ndavuga ati ariko rero baravuga ngo ntawuzana yego ndamubwira ati rero Dumba ese yamba ufite wampaye wanyuzeho hano gatoya kugira ngo telefone itaza kugira kuko amajwi ari gucika wahanyuze gato nk'amasegonda 30 kuri TikTok rero byangora byahita bingora cyane komeza so rero nyine urumva barabihakana nyine babihakanye ariko ngewe namaze kwemera kabisa navuze ati iki kintu nyine mva urarongora kuko narabibonaga ko ibyo bintu ninkomeza no kubikora ndabatakaza yego byo kurongora
nimara kuvuga ngo ngiye kurongora umugore nahitaga mbona ko bahita bava mu ruhande rwanjye. Yego. So ikintu nakoze rero narabikoze ubwo Pazo ibyo 300 yanze kubyakira, ndamubwira icyo kiganiro twakigiranye nyine turi hanze y'inzu turi kuganira. Kubera ko umugore wanjye yaraje turabana Pazo yagihari. Wabanye n'umugore Pazo yagihari kuko yari yanze kugenda? Yari yaranze kugenda. Yego. Ndamubwira ati rero Pazo ngiye kuguhere ese ndamutse nguhaye 500. Yego. Ndamutse nguhaye ibyo 500. Byakunda ngo mu gitondo ugenda ati binkurebe ko nanone ahanagenda. Ngo binkorere rebe nanone arako ntagenda. Aha. Nahise njya muhereza. Mu gitondo ntiyagenda. Yego, wayamuhaye? Yego. Bon, amaze kugenda mwihorera nyine ndamureka nimugoroba nibwo yahamagaye umuntu wo muri kuri Move. Azashyiramo varisi yiwe yari iri hano n'imyenda yiwe aragenda. Adaciyeho iminsi 3. Papa cyangwa yari yansuye. Uretse subiraho gatoya. Ataragenda akimara kuva iwawe? Yego. Hadaciyeho iminsi 3. Nari ndi kumwe na papa cyangwa yansuye iwanjye. Yego. Nibwo mukagoroba mwakoze live ati y'abantu gusa ngiye kubona mbona. Ke John yoherereje screenshot ya papa cyangwa. Okay. Ayimwoherereza ariko turi kumwe. Uri kubyumva? Yego. Ndakumva. Amaze kuyimwoherereza. Yego ndakumva. Amaze kuyimwoherereza ndayibona kuko iyo video ngewe nari nyizi. Ndabona ko Pazo video yayikuye muri telefone yanjye. Ndangije ndavuga ati Pazo ntago yabinkora ibi bintu ntago bishoboka. Gusa yabikora. Kuko iyo video uri kubyumva nkubwije ukuri nta n'umunsi yigeze imara muri telefone yanjye. Yego, iriya video twabonye. Iyo video nyifata. Yego. Nta munsi yigeze imara muri telefone yanjye. Ese ngo defada kuri gusakuza. Yabaga hano nyine. Yego. Yabaga mu hano. Yego. Ndangije nta kindi kintu cyese kinza mu mutwe nese mvuga ati Pazo agiye kubinkora bagiye kunzunga. Bagiye Pazo ariko ibyo ngibyo byabaye kimara kumwirukana mukimara gutandukana. Nani Mr. Ticiyemo. Ndavuga ati ikintu nahise nkora nahamagaye nsanga telefone yayiborotse. Yakuborotse? Yego. Jesus. Umugore wanjye bahamagaye Pazo. Yo. Umugabo wawe. Atareke kugenda avuga ko yanyirukanye. Ati se yabibwiye mbe. Ifoto ikimara kujya hanze yarakuborotse. Yaramborotse. Umugore wanjye aramuhamagara. Amubwira iki? Amusaba kure mutapinga screen. Uri umusazi urashaka kuduta hanze ubwambure bwacu. Yo. Pazo ati bwira umugabo wawe yuko atagomba kuvuga yuko yanyirukanye. Hacaho ibyo birarangira. Haciyeho umunsi nibwo nagiye kureba umuntu bita Babu wo kwisibo. Ariko uwo munsi nahamagaye Austin. Uncle Austin, yego. Mamagara narakinze Imana ndababwira ati rero uriya mpungu twabanaga hano twakoranaga ari gushaka kunkora ibintu by'ubugoryi. Yego. Ari gushaka gusohora video ya madamu wanjye. Yo. Ikindi kintu ntaranabirengaho narabyibagirwa. Iryo joro tukibora kubona ya screenshot isohotse. Twagiye kuri RIB Nyamirambo. Kuri RIB Nyamirambo banga kwakira ikirego cyacu. Kubera iki? Nta bimenyetso twari dufite. Baratubazaga iyo video irihe ngayibura. Iyo screenshot rero yaje ihita yisiba.
none bakambaza ngo iyo video iri hehe uri kuza kuregera uwo muntu, kandi iyo video ngiye mu by'ukuri nayo narayisibye ntayo mfite, mbura ikintu na kimwe cy'ikimenyetso nakereka rib na mpinduka sa gihombe. uhinduka yo Nanjye nibwo nagarutse mu rugo ndapowesha, nibwo kwa mu gitondo hamagaye ba Austin, mpamagara Nzeyimana ndati mpamagara uriya muhungu mu buzima nagiye gukorana ubuginga. Baramuhamagara. Guys, mutapige screen mushange live. Yego. Baramuhamagara baramubuza. Baramuhamagara baramubuza. No. Mbere yuko ujya kureba babu. Mbere yuko njya kureba babu. Babu rero aza kumamagara arambwira ati rero ngiye nziranye n'umuyobozi wa RIB, ngwino ndebe nkwereke ukuntu tumuhamagara tumubwira ibyo bintu. Ari babu. Njya kumureba aho atuye iwe. Ngiye kujya kumureba ahantu atuye, ariko tuhita tuvuga ati reka tubanze duhamagare Pazo. Mbere yuko duhubuka twumva ukuntu wabitekereza, ariko ndamuhamagara nk'umuntu wowe udahari, ngiye bari ngiye nkwamenya amakuru ndi kumwibariza. Yego. Abahamagaye umuntu witwa Pazo. Pazo ati ngewe naga screenshot nasoye kariya gusa ntago nigeze nsohora video, nagiraga ngo mutera ubwoba mukange nyine. Yego. Ntago video namaze no kwisibana, nihagira ahantu muyibona muzajye kundega. Ati shuwa mba mbyumvishije gutyo ko nyine ubwo Pazo yagira ngo wenda nsaze, ari screenshot yasoye na video yamaze kuyisiga. Tuba dutuje gutyo. Turabyihorera ibyo kujya kurega Pazo. Yego. Turagenda turamutwaza ejo bundi mu kwa 11 nari mfite diru yo kuzenguruka Europe n'abandi bantu ntaraza kuvuga hano kuko tari ngombwa ko mbashyiramo, ariko we narabikweretse. Yego ndabizi. Nari mfite n'indi contract n'abandi bantu. Yego. Noneho badumba baza kubera ko badusabaga ngo tujye gukora imbere yuko ibyo byose biba, tujye gukora ikiganiro ku Nyarwanda. Badumba bagusaba kujya gukora ikiganiro? Oya, abo bantu yo gukora ikiganiro ahubwo ku gihe tuvuga nyine ukuntu twiteguye ibyo bintu, ko mu minsi iraza baratubona Europe biki, kandi abo bantu bari barenze, n'abantu nyine ni ibintu nyine byari bifite imbaraga pe. Ndabizi ngiyewe cyane. Birimo n'ibiceri. Yego. Ubwo aho hantu niho abantu bamboneye yuko iyo deal nyifashe yari ngiyewe na Ruti Joel. Yego. Niho amakuru yatangiye gusakarira nyine. Ikiganiro ku gihe cyarakozwe se? Icyo kiganiro naragikoze ariko nticyasohotse kubera ko bahise nyine iyo deal bayikasoringa kubera barantangiriye. Nukuvuga ngo bamaze no gukora ikiganiro ku gihe cyarangiye. No, wowe na Ruti Joel. Yego nagikoreye. No. Large French bari. Ariko kitaraza guca kuri platform zo ku gihe, kiraza guca kuri platform zo kuri iyo company yari yampaye, kuri uwo munyamuryango wari wamaye akazi. Yego. Ariko abantu badushutinze ni muri studio zo ku gihe. None se ko muvuze? Kuvuze ko ari umunyamuryango kubivuze. Komeza. Umunyamuryango ndetse umunyamuryango wa Yamani, umunyamuryango wa Godfather, umunyamuryango wa komeza. Yego. Ubwo rero nibwo amakuru yatangiye kumenyekana ko iyo deal nayifashe. Nuko byumva? Hadaciye iminsi ibiri iyo video yahise isohoka. Okay, aya makuru bayamenye gute ko ugiye kujya muri Europe? Bayamenye ute? Kandi aho narinde hari abantu uri gukora icyo kiganiro niyo cyo kubisobanura. So bahise bamenya ko ugiye kujya gukora ikiganiro muri Europe? Ikiganiro, ibitaramo sorry. Bahita oh my god. Banyarwanda kazi. Nimwumva ikintu bita ubunyamaswa. Ibi bintu ngiyewe mbibasobanurira, nanze kubisobanura ngo ngiye deep. Nanze kwinjira deep kuko mwari kumva ko ngiye ndi gufata side. Nimutega amatwi mwumva impamvu yatumye aba bantu ikintu bita ishari. Komeza yampa.
urukumva bamaze kumenya iyo diru maze nirumva hari abantu turi gukora icyo kiganiro nyine urumva byavuga ibintu byanditse ego kandi turi kubisoma tukabivuga nyine banabirikodinga yo so rero abantu nta makuru yamenye hari harimo umunyamakuru umwe ntaraza kuvuga wo kugiye abandi banyamakuru nyine urumva yari kugiye ego hadaciye iminsi ibiri video nagiye kubona mu gitondo mbyutse video mbona igiye hanze umva ikiremwa muntu bro uri kubyumva n'izina ry'Imana nari mfite interview kuri ambasade ego wagiye kuri ambasade nkivayo ndangije ibyo ndangiza byose mbona banyureye SMS iteye ubwoba iyo message narayibonye n'amaso yanjye barambwira ati reka ntabwo twabyemera ntabwo narayibonye irimo ikinyarwanda cyinshi cyane n'ikinyabupfura cyinshi ntabwo twabyemera ndakubeshyeho nari naraturitse ndarira ndavuga atababara rero ibintu bankoreye kweri bari baraguhaye avance ikintu cyabayeho rero nahise nanjye nindabatireka ntiyakire ndwanira urugamba ni ukuvuga ngo umuryango wari wagutumiye wa Godifada cyangwa wari wakwizeye mu banyarwanda bose bakumva ko wari ugomba gukora iyo tuwa bahise bakubwira ati sigaho uduhindukiye wazarendo ntabwo uri umunyarwanda nta munyarwanda ugira ibi bintu yego komeza ariko wari amaze kwa purayinga visa yego byose n'izindi contract nari mfite birangirika ariko nanone cyagiye hasohoka screenshot bwa mbere yego nari mfite show muri Iwacu na Muzika yego nawe bayikasoringa kubera sinzi niba uri kumva ukuntu nyine bagiye banega iriya video barayigukubitishije hari amakuru numvishe ya mpano avuga ko aba bantu uretse mbere yuko bagukubitisha iriya video baguteza urumogi yego icyo kintu kimbwireho byagenze bite urumva ntabwo nakivugaho cyane narabigusobanuriye ariko urumva ngiye kubijyamo nanone n'ibindi bindi urumva reka nkubwire impamvu nyikubajijeho hakomeje kuza ibi bintu bakomeza gukoresha icyo kintu bikomeza guhwihwiswa bagaragaza nkaho udashobotse urukumva nkabwira abantu ko ibyo atari byo ya mpano ibyo bintu ni muri rimwe niba byaranabanye ko umuntu nk'abasore baba bari ahantu bagacokoza ariko ibyo bintu ntabwo byabaye ntabwo yampano yigeze akoresha ibiyobyabwenge kubera ko icyo kintu utagishyiraho umucyo niba ntacyo bigutwaye uvuga cyo nuko yego ntabwo ribu wari abana cyangwa ngo nyine barebera imitwe ibihumbi n'ibihumbi yego bakoze n'ibirenze ibyo bakoze ibirenze ibyo yego bakoze ibirenze ibyo bamva mbese wenda niko wenda reka mbivuge mu magambo make wiryanzwe nibyo byakomeje imfuruka wow komeza ariko rizagwira wese rizamugira ifu ubwo ibitaramo bya gahunda yawe yose igitaramo cyose kirasenyuka yego ubu rutishoboye bamushakiye undi muntu bazajyana muri ibyo bitaramo byararangiye gute ibyo bintu nyine byararangiye byarahise haje byararangiye diru yararangiye byarabaye byararangiye iyo tuwa yarabaye yego barutishoboye bagiye i Burayi inzi niba ari we wagiye ariko byarabaye kariki byari kubaho yararangiye ajeho n'igihe kirekire komeza rero ahangaha video ibirasohotse hari hashize igihe kingana iki tugarutse kuri jihadi hari hashize igihe kingana iki jihadi muhuriye Nyamirambo yakubwiye iyi video yayikubwiye ndatekereza ntuzari yararangiye ira screenshot yaragiye hanze jihadi yabikubwiye mu buhe buryo nk'umuntu uri kukugira inama nk'umuntu uri kugukanga
yabimbwiye nk'umuntu wafashe uruhande. Yafashe uruhande rwawe cyangwa urwa Pazo udashaka no kumva urwanjye, niyo mpamvu nyine ntamuhaye n'umwanya wo kumusobanurira. Hari umuntu ukubwira ibintu ukabona nyine nta kindi kintu ugomba kumubwira sibyo kumwihorera. Nyine yabimbwiye ameze nk'ukubita agatoki ku kandi. Ati nutishyura Pazo amafaranga umurimo yego ibizakubaho uzabyirengere. Niyo magambo ya Jihad. Yego. Wamushubije iki? Nta kintu namusubije icyo gihe kubera ko nyine yabimbwiye ameze nk'aho azi ibi byose. Yabikubwiye nk'umuntu ubifiteho amakuru byose. Uzi byose nyine uzi neza nyine ubizi ko nyine busobanuro bwanjye atakumva. Nta nubwo yaje afite amatsiko yo kukubaza. Ntabwo yari afite amatsiko yo kukubaza. Yaje yego. Yaje ambwira. Nk'umuntu nyine wari warambuza umbonye. Ubwo Jihad ubwo ntiwagize amahirwe yo kumusobanurira. Ikindi cya kabiri. Ngewe video umuntu bwa mbere wanyohereje screenshot ya gatoya ngo umuntu wanyohereje screen umbwira ko video yasohotse ni Semuhungu. Jihad yabipostinze. Jihad ushobora gufata video y'ubwambure bwawe akayishyira kuri status. Uburetse gato. Semuhungu ejo muri video isohoka niwe waguhamagaye. Ambwira ati Jihad mupfiki ku buryo ki atinyuka agafata video yawe akayishyira kuri status ya WhatsApp. Nuko wamenye ko Jihad yafashe video akayishyiraho. Jihad naramuhamagaye rero muri icyo gitondo. Nanjye narabyiboneye. Aranduka pe ntabwo nibuka ibintu yambwiye ariko nyine yambwiye ibintu byo kunyishongoraho washaka no kunkoresha amakosa nga ndi coding. Uretse gato. Ukimara kumenya ko yashyize video yawe kuri status ya WhatsApp. Naramuhamagaye mu gitondo nko mu masaa 2 saa 3. Wahamagaye Jihad? Ndamubwira ati bitari ku umusazi. Arankatira ndamubwira ati mujye mureka ubunyamaso atangira kumbwira ngo ubuki abene nkunsubirishamo. Atangira recording. Yego. Nahise muhereza umugore wanjye urumva wenda ni rero mganira n'umuntu wamemukiye mbafite kamera iri hejuru. Yego yo aramubwira ati rero se wowe uranzi ntabwo nkuzi dupfiki nawe aramukatiye rero niko kumukupa turamwihorera. Nukuvuga ngo niba nkumvishe neza Jihad akimara biriya bintu bikijya hasi mwana mutakambiye mu muhamagara. Yego tumubaza nyine bite kubera ari kubipostinga. Yego ntabwo abateza amatwi. Ariko rero hari abantu baje kundeba reka ngende. Ya mpano mbere yo kugenda rero ahangaha Kejon we yarekuwe. Kejon kubera iki we yari yabyinjiyemo tugeze kuri Kejon wenyine ya mpano uramurangije. Kejon we yabyisanze mate. Kejon ikintu namushakagaho kumbwira ahantu yakuye iyo screenshot yohereje papa cyangwa. Bivuze ngo nawe yari yarasakaje. Iyo video yarayifita ahubwo yayikuye he? Yayihawe nande? Kuko urumva byansabaga ngo kwanza nza n'umuntu uvuga ko Pazo yayimuhaye. Niyo mpamvu wazanye wavuze ahantu source wari wabonye yatanze iyo video. Yego. Hanyuma rero Dumba sindi kumva ukuntu Dumba we yabijemo niho nshaka kugira ngo ushyireho umucyo. Niyo batije umurindi Pazo wo gusakaza video. Wo kuvuga ati mutohore muzite hanze mujugunye hanze. Niwe nyine wamutije umurindi kubera ko Dumba no wari ufite Dumba yari afite kubwira Pazo ati ibirimo n'ubuga mureke. Ariko niwe wamutije umurindi kubera ko inkuru yanjye na Pazo yari irimo Dumba nta undi muntu wari uyirimo wundi. Aho ngaho ntikwaba ari ugukekera Dumba ataragize umutima wo kubikora. Ntabwo ari ukumukekera ndamukekera twaraganiraga. Mwaraganiraga?
ku buryo waba ufite amakuru ko ikindi kintu cya kabiri Yego. telefone ya Pazo muri Ribusa si basanzemo ko yego Pazo yandikiye Dumba ngo yego amavideo naguhaye ya mpano ya Sibe Ribu yatangiye kumvika. yego ashobora kuba yarayamuhaye ariko nyine wowe uko wabyumvishije yego mbere yuko ava mu rugo ko yari inshuti na Dumba nanjye tukaba inshuti yego kandi Dumba akaba ari mu bantu bamenye ko Pazo afite amavideo yanjye. yego urumva nk'umuntu mukuru ufite ubwenge buzima atari guhagarikira icyo kirego aho ngaho kwanza. So Dumba ntashobora kuba wenda ataragizeho amakuru ahagije ukaba uwumva ko yabibwiye Pazo kandi Dumba atarafite amakuru. Twavuganaga amasaha 2 cyangwa 3. yego urumva n'umuntu tuziranye. yego n'umuntu tuziranye ntabwo avuga ngo ndi kumubeshyira. Oya n'umuntu tuziranye buryo umuntu muvugana amasaha 3 kuba mwaganiriye byinshi. So bivuze ngo hari amakuru ufite ko ibyo ntuza yakoze ibyo ikintu cyonyine gihari ikintu cyonyine shinza Dumba. yego yabuze ubukuru gute? buri kimwe yarakize. yego nk'umuntu mukuru muri twe wari unatuzi uzi uburyo twabanye n'uburyo tugiye gutandukanamo. ntabwo yakumiriye icyo cyaha kitaraba. ntabwo yakumiriye icyo cyaha ahubwo ameze nk'umuntu wagitije umurindi. ariko Dumba we nta ruhare rwo gusakaza yigeze agira. ibyo ntabwo nabimenya wabona yaranabikoze. njye ndi kuvuga ibyo nzi azi. yego ntabwo ndi kuvuga ibyo ntabwo nari ndi kumwe nawe sinzi uwo yazihaye sinzi ibye. njye ndi kuvuga ububwa bwe n'ubunebwe bwe. Dumba so uri kumva rero Dumba nta kigize icyaha yakoze, nta nubwo ari umufatanyacyaha. yaba yararangaye ariko si umufatanyacyaha. oya niba ari kubyumva neza yampa. niba Dumba nk'umuntu w'inshuti yanyu magara yari hafi kandi ari umuntu mukuru akaba atarakumiriye, ese muri uko kudakumira ntihaba hari uko wenda yari afite amakuru makeya kuri iyo video yampa? ndavuga ku ruhande rwa yampano kuko Dumba we yavuga Dumba avuga ko we yampano amubaza kuri iyo video. urimo kunyumva? yamubwiye ko iyo video ntayafite. niba unabyuka kuri live Dumba yavuze ko iyo video kumenya ko iyo video yasohotse yabimenye kuri live ya Godfather. yampa Dumba mu kurangara kwe ntiyaba yaragize uburangare ariko butarimo kugambirira cyangwa atarabigizemo uruhari, ariko ko mutari mubanye neza ugakeka ko Dumba yaba yatije nani Pazo umurindi. mane reka nkubwire ntabwo najya ku Karubanda, ntabwo wenda z'abantu bakurikiye live yawe. ukurikiwe n'abantu 2000 aya masaha ukurikiwe n'abantu 2300. urumva ntabwo najya ku Karubanda yego ngo nyamire njye gushyira umuntu mu kanwa kanjye. yego njye nakubwiye ngo sinzi ntabwo mbizi yego ko yaba umuntu yahaye video Dumba. yego ariko icyo nzi neza nuko iyi nkuru ya video yego agize imbere yuko abandi bantu bose bayimenya. yego kubyumva? yego ndabyumva. njya no gufatwa igitekerezo cya Pazo byo kuvuga ngo fata telefone ya mpano uyikuremo n'ibindi byose bagiye bahorera. ni ibitekerezo bya Dumba. uri kubyumva? uretse gato Pazo afidura telefone yawe akayivanamo buri kimwe cyarimo. ibyo ni ibitekerezo. urumva namubwiye ko ngendeye ko dutandukana akajya mu buzima bwe. yego tutaratandukana. icyo gihe cyose babimenyeye bakoze buri kimwe cyose ngo azave mu buzima bwanjye atwaye ibintu bindimbura. none se kankubaze nani yampa wenda ni wowe nanakureka kugira ngo uje mu zindi gahunda ufite abashitsi. kubana na Pazo kwawe Dumba yarabifitemo iyihe nyungu ku buryo gutandukana nawe byatuma bagambirira icyo kintu? ikintu cyari gihari rero. yego bo mu mutwe wabo bishyizemo ngo nibo bangize nibo bakoze. kandi ngiye maze imyaka 6 muri kariyeri y'umuziki. yego kuva nahura na Pazo twakuranye amezi 3.
6. Yego. Ku ndirimbo bita ngo uri kubyumva? Ndikumva. Dumba niwe muntu bye Dumba ari mu bantu nabwiraga ngo bamposting batumva n'ibintu byanjye badashaka no kumva imiziki yanjye. Ariko nisohora si byanjye. Uwo muntu watangiye kunyegera. Ambwira ati rero shangiye kugupromotinga pe. Muri kugupromotinga rero ntabwo nari mfite uburyo yaraziranye na Pazo ariko ntazi ko aziranye na Pazo. Uri kubyumva? Ndakumva. Mura na Pazo. Mure na Pazo. Reka mubwire n'ikindi kintu tazi kuri Pazo. Tazi kuri Pazo. Pazo yaniranyije kuri buri umwe wese yansanze tumiranye neza. Yaba producer. Ubyumva? Yego. Agiye akimenya ngo ngiye gutandukana nawe. Yego. Yakoze uburyo bushoboka bwose nyine kubera ko yari amaze kumenya system nkoramo umuziki wanjye. Abingenzi abatari ingenzi. Buri muntu wese w'ingenzi yamugezeho kugera aho yageze no ku babyeyi banjye akababwira ngo yampana agiye gushaka umugore azamusubiza inyuma azagira utaragenda bajya mu matwi. Aranteranya kabisa. Guys mutapinga screen. Uwo Pazo guys mutapinga screen. Yego. Aranteranya aranteranya ariko urumva ntabwo ateranya umwana n'umubyeyi. Ibyo ntibishoboka sibye kukumva. Yaraguteranije agira no muri famille. Yego. Ati yamana uko agiye gushaka umugore ntabwo ari byo. Nkababaza ariko uribuka ko nakubwiye ngo hari igihe cyageze tubana na Pazo mu nzu. Yego. Kumara icyumweru ntarasohoka mu cyumba cyanjye nawe ntarasohoka mu cyo. So karuko umukozi atugenga ibiryo birahiye. Yego. Kubera ko ntabwo nari ndimo niyumva neza. So hari n'ibindi bintu nagiye menya nyine n'ibyo byose wambwiraga mbese nyine naragiye ndabana n'igikomere cyo gutandukana n'abantu nari narinjije mu buzima bwanjye. Yego. Kiragenda kimbera ihurizo. Navuga uyu muntu afite ibingibi n'ibi. Yego. Nindamuka mukuyemo no kumuha ibyo 500. Nagiraga ngo basi atuze. Yego. Agenda amahoro atanyagirije. Guys abantu mutapinga screen. Kubera ko hari amakuru nari ifite. Ibintu runaka. Ko bamaze kukugambanira guys everybody tap the screen. Uri kubyumva? Ndakumva. Kumuha rero ibyo 500 nagiraga nyine mbese nturishe ubwonko bwe. Yego. Ariko byaranze. Ye baba we. Okay. So no kuvuga ngo aya masaha no kuvuga ngo ibindi bimenyetso byose ikintu cyanyuma cyakoza yampano no kuvuga ngo mu rukiko aya masaha ko wagiye udahari. Abangaba bari kuburana nande bari kuburana n'ubugenza cyaha. Ngewe natanze ikirego. Yego. Iyo utenze ikirego ngewe narababajije tese nashaka umwavuka barambwira hoya. Abangaba ni baba bagomba kuburana n'ubushinjacyaha. Bakuye ko bagomba kuburana n'ubushinjacyaha. Utanga ibimenyetso gatanga icyo gatanga ikirego nyine ukuzuza dosiyo y'ikirego. Yego. Ucyohereza nyine. Ukacyohereza. No kuvuga ngo urukiko rwakubujije gushaka umwavoka. Ngewe ntabwo yarakenewe. Yego. Igihe cy'umwavoka ntabwo cyari cyagira kuri nge. Yego kizagira ryari? Izagera igihe ndi kurega indishyi y'akababaro. Uzaregera indishyi y'akababaro ku byawe byangirijwe no nabiriya. Yego. Okay. Yampano kugira mbere yuko nkurekura nabonye ufite igitaramo uragikomozaho urambwira madama mezate mumeze mutubungubu nyuma y'ibyababayeho hanyuma noneho ubwira abantu bari mu Burayi mfite hano 2300 n'abantu benshi babwire gahunda y'igitaramo ufite mu Burayi none aha n'ahantu uzakorera.